Muhawe ikaze mu ntego driving school. Tugiye kongera kugenda tuganira ibijyanye n'amategeko y'umuhanda, aho tugenda tusubiramo mu ngingo zigiye zitandukanye, tureba agafoto k'umunsi, agafoto gatandukanye kagira icyo kagenda katubwira mu bisobanuro bijyanye n'amategeko y'umuhanda. Muhawe ikaze. Uyu munsi nanone tugiye kongera tugire ibyo biganiro bitandukanye. Murakoze. Ni umwanya mwiza rero twatangira. Natangira ngira nti ubugari bwa rumoroke ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri kimwe n'imizigo ikorewe na bene icyo kinyabiziga bungana bute? Hashingiwe ku ngingo ya 64, twongeye kandi kureba ku ngingo ya 57 mu igazeti, hateganya ko ubugari bw'imizigo yikorewe n'amagare velomoteri bugomba kuba bungana na santimetero 75. Nyamara ariko nubwo biri uko, hari aho usanga abanyonzi, urugero nk'abanyamagare, batwaye ibisheke, matora z'abantu bagiye gushyingiranwa, amatibe, amatiyo, mu by'ukuri baba bishe ku mategeko. None se nimba bazi neza ko cyangwa basobanuriwe neza ko ubugari bemerewe butarenze santimetero 75, agatinyuka gupakira ikintu gifite ubugari busaga metero 2 nk'urugi cyangwa chevron n'ibindi bitandukanye, abateganya ko igazeti yamurengera. So byaba byiza rero habayeho kumva no gusobanukirwa cyangwa se gukurikiza ibijyanye n'icyo iteka riteganya. Mwakoze. Reka dukomeze akandi gafoto. Bakomeza amagambo ikinyamitende 3 cyangwa 4 gifite moteri bisobanura iki? Amagambo ikinyamitende 3 cyangwa 4 gifite moteri nk'uko tubisanga mu ngingo ya 2 mu igazeti, ni cya kinyabiziga cy'ibiziga 3 cyangwa 4 gifite cyangwa kidafite moteri. By'umwihariko igifite moteri, iyo moteri ubwayo ntishobora kurenza ku munzani ibiro 400, kandi hakurikijwe uko yakozwe imbaraga zayo zikaba zitarenza kiva 350. Ikindi kandi hashingiwe kuri iyo ngingo nyine ya 2 mu igazeti, hanateganya ko ikinyamitende 3 cyangwa 4 gifite moteri, iyo moteri itashobora kubyirenza umubyimba wa santimetero kibe 350. Icyo ngicyo kinyamitende 3 cyangwa 4 gifite moteri. Ubundi kinyamitende 3 bwite cyo gitwarwa na kategori, ugomba kuba ufite uruhushya rwo mu rwego A. Na kinyamitende 4 gifite moteri cyo ugomba kuba ufite uruhushya rwo mu rwego B. Aha rero turebeye kuri aya mafoto muri kubona, iyo pikipiki iri mu bwoko bw'ikinyamitende 3 gifite moteri, icyo gitwarwa na kategori A. Murakoze. Twakomeza tukareba akandi gafoto. Icyo twaganira kuri aka gafoto ho, dushingiye ku ngingo ya 48 mu igazeti, abanyamaguru ntibashobora gutinda mu muhanda cyangwa guhagararamo keretse hari impamvu nyakuri ibibateye. Bishatse kuvuga iki? Hariya mu murongo w'imparage, yego nibyo hagenewe abanyamaguru kuko ni mu murongo wabo aho bemerewe kwambukira, ariko ntibemerewe nabo ubwabo kuhatinda cyangwa kuhagararamo keretse hari impamvu nyakuri bibateye. Iyo mpamvu nyakuri batangaho urugero, keretse habayeho wenda amasiganwa ku maguru cyangwa indi bikorwa ariko bikaba byatangajwe, nibwo bashobora kuhakorera nka siporo. Ariko ubundi kuba yahagera agahagarara, agafunga imishumi y'inkweto, akitaba telefone, ibyo ntago byemewe. Abanyamaguru rero ntibashobora gutinda mu muhanda cyangwa guhagararamo keretse hari impamvu nyakuri ibibateye. Ku ngingo ya 48. Twakomeza noneho tukareba kandi. Nimwitegereze neza aka gafoto. Aka gafoto rero mubona twagakuye ku ngingo ya 33 kimwe n'ingingo ya 32 mu igazeti, aho itubwira guhagarara umwanya muto cyangwa munini. Guhagarara umwanya muto cyangwa munini mu ngingo ya 32 hateganya ko igihe uhagaze ku ruhande rw'umuhanda ubisikanirwamo, ugomba gusiga nibura metero 3 ku muhanda w'icyerekezo kimwe cyangwa metero 6 ku muhanda w'ibyerekezo byombi. Aha rero nk'uko mubibona yasizemo metero 3, ibyo nta kibazo. Ariko iyo ibinyabiziga bitonze umurongo umwe ku ruhande rw'umuhanda, hagomba kuba nibura metero 5 ahatuwe hagati y'ikinyabiziga n'ikindi, cyangwa metero 20 ahadatuwe. Mu gihe haba ari ahantu hagenewe guhagarara umwanya muto cyangwa wenda munini, urugero nko muri parikingi cyangwa se muri gare, ugomba gusigamo nibura metero 1 hagati yawe na mugenzi wawe. Aha rero mwitegereze neza iyo foto. Mu gihe wabirenzeho nkana ku bushake,
ugomba kugirwa inama mu nyandiko. Murakoze. Twakomeza rero tugenda tureba udufoto dutandukanye. Aha nk'uko mubibona harimo kunyuranaho, baratwereka ibinyabiziga binini kunyuranaho, umuhanda w'icyerekezo kimwe, umuhanda w'ibyerekezo byombi, imodoka zikoreye imizigo, amakamyo manini mu mihanda. Tuzagenda tureba byinshi bitandukanye tubafitiye mu ntego driving school. So ni umwanya mwiza wo kwifatanya natwe muri iyi gahunda y'agafoto, icyo gasobanuye. Aho dukorera Kimironko hafi ya gare, marembo yayo, umuhanda winjiriramo. Turarebana neza na MTN Service Center, ariko ushobora no kuduhamagara kuri 0788795200. Iyi ni inyubako dukoreramo. Murakoze. Nta mayobera ahari, ukomeza uzamuka muri etaje ya mbere ukurikiye uturenge dushushanyije hasi ku makaro, winjira muri uwo muryango, aho hari akantu karimo kamyasa, ugakomeza uzamuka. Murakoze.